usobanurira ibintu ntabwo ndabyumva neza. Ubundi ikibazo kimeze gute? Kwanjye ndashaka gutandukana na Lorenzo. Kubera iki? Kutavuga impamvu se. Papa nakubwira. Akuse karavuga iki? Ose mwaritse gukomeza kungurisha mu bwe muri mu biki? Papa njye ndashaka ko untandukanye n'uriya mugabo, ntabwo nshaka kubana na Lorenzo. Kubera iki? Ntabwo nibishaka. Papa kubera ko Lorenzo ari sheri wanjye. Ngo? Ngo iki? Lorenzo ni sheri wanjye. Sheri wawe? Ngaho nyumvira nawe papa. Kuva ryari? Tumaranye igihe turakunda. Arankunda nanjye ndamukunda. Ngo iki? Kuva uri no ku ishuri? Still Lorenzo. Kubona ibyo nyumvira. Papa ngaho nyumvira nuko. Papa batandukanye rwose ntabwo bakwiranye. Gusa urumva uwo mukwiranye? Njye Lorenzo ndamuzi. Lorenzo umuzeho. Wowe zibazo tumaze n'igihe hano. None si niki namumenye ko ni sheri wanjye, ubona nuko baratugenda twari waje umutima kabisa. Si kuki mwakomeje ibintu niki se mutumva? Ahubwo se niki wowe wa mudashobokanye nuko nyine ntago ari wowe we akugendiwe. Wowe ufite izihe mbaraga zashobokana n'uriya muntu? Ibaze ko tudashobokanye. Urukundo rwonyine agira. Jera umfiti. Papa mwumvishe narukunda mufitiye na Lorenzo cyane. Mwana araryama. Kuryamana se ndabivuze. Kimse dukanda. Ubwo sibyo nibyo biri kumubaza. Cicika. Ibi ni ibiki ko? Oya, ibintu by'amatike bihinda bitewe n'uko amezi abagiye akoze. Kuko nk'ubu muri aya mezi turimo ntabwo zibihenda byose. Uzagera nko kwa kangahe? Kwa gatanu se kaze nkurebere nta. None se bitese nze neza. Ihangane usanga ndikubwira n'abakiriya. Mbashobora uri busy. Nabaye busy. Mfite akazi kenshi. Nta na rimwe ndinaza ngo nsanga udafite akazi kenshi. Uzasanga rimwe nanarutse nasaze cyose. Siko naniwe no maso bigaragara. Najyaga nkeka ko akazi kabonanye ari kwikorera ibintu binini biremereye ibintu byadanje ko kwicara ahantu hamwe. Ufise narushya. Ubwo se wigeze ugira n'ikintu ufata mva. Nenshi hano ntanto nayimuzanye. Naketse ko ari n'igihe ushobora kugira akazi kenshi ukaba wakwegurwa no kugira icyo ufata. Oui. Uzagera niyo sangaye? Okay. Kaze nkurebere ntacyo. Ihangane hanyuma Ni akazi. Uri busy sha. nta birenze. Thank you. Abakiriya se biragenda? Sha biragenda. Kwezi birimo biragenda neza. Hanze. Chasava? Meze neza. Sheze haka. Menya ufite umuntu uri kukwitaho mu iyi minsi. Wahise sha. Hawe. Meze utese gusa nawe nyine y'urugo turasa neza. Sha byagera aho n'akazi gasaha nyeretse. Mva mbagira inama rero bana banjye. Yemwe mfite ntabwo nagize amahirwe yo kubyara abana b'abahungu. Rero ndabishimiye cyane. Ntabwo nakwifuza ko mugira ibibazo mugigwa ahantu habi mbireba mugwa mu rwobo mbireba ngo byakire cyangwa mbyemere. Murekane na kiriya gishenzi. Mwumvishe? Murekane n'uriya mugabo nawe. Urasa umuntu ntabwo ari umuntu w'inyamaswa. Ariko njye ntabwo ubunyamaswa bwajya bunyereka. Urajya gusa atabukorera ntabwo wamenye.
wowe ngo uragira ngo yari yashenzeho urabizoho karindwi umva mubwiye rero Monika jya kuzana ibintu byawe wawu jya kuzana ibintu byawe sinshaka kujya kubabona na Lorenzo nawe kandi kumvireho siko biri ahubwo reka muherekeze kuzana ibintu oya ibyo kuzana umwerekeze biki murumvikana we nawe mukumvikana ugaze utekereza nk'umuntu muzima ukemera ukajya kuryamana n'umuntu waryamanye na mukuru wawe papa njye ibintu byo kuryamana kuryamana ntabwo twaryamanye nta n'ikimenyetso mufite nose urwo rukundo rushingiye ku ki nuse kuba dukundana twaryamanye mwakundaniye Yesu ubundi byatangiye gute ubundi papa urukundo ni ibintu uriya muntu uramuzi ukora ikinyamaswa nyine twarakundanye turishimira nyine muranishima oya nyine yaranyishimiye nanjye ndamwishimiye nawe si byo kwishima umva rero sasa ira shitani ndavuze sinshaka kongera kumva ijambo Lorenzo Lorewate and what sinshaka kubyumva rekana abagabo ni benshi muri uyu mujyi wa Kigali abagabo ni benshi aho kugira ngo ukomeze kurwana na cya gishenzi nagushakira n'abagabo bafite ni benshi niba ushaka umugabo wo kubana nawe namugushakira kandi uracyari mutoya ukeneye gukomeza kwiga amashuri yawe ukayarangiza ndakeka ibintu ndi kuvuga byumvikanye kandi nta na kimwe ntacyo ndi burenzeho ngaho umva imbere genda jya mu nzu numva bimeze gute wowe biwe n'iki ko nkunda amasambusa nganye ndi umuntu ukunze kureba nkagereranya cyazo wakoze dusangire oya nibyo nakuzaniye nibyo nakuzaniye sha warumyeho no urye nariye nandi mu rugo wiriwe mu kazi urashonje ahubwo enjoy uri umuntu mwiza ntabwo wakumva ukuntu akantu nkoreye kanshimishije narishonje sinkubeshye kaseka n'ibintu bisanzwe nta birenze sinjye mbona ntabwo si nk'uko se wakibuka inshuti yawe ukayizanira okay urani munsi nahembwe nzakwitura urimo gushaka uzanjyana ukunda gusohokera hehe tuzapanga bakoshabiri nawe uri umwana mwiza n'ukuri uri umwana mwiza ugira umutima mwiza ujya inama nziza gusa kuko umuntu yavuga icyaka n'iki njye hari n'igihe mbura naho umera nk'uvuga yaba imbere yaba inyuma hose uri mwiza ubwo se ntadenga n'ibyo navuga pe irangegera se buriya kubera ibi ni ibiki kukoze imubagirije abana neza simbyumva kabisa uburyo njyewe umuntu azi ko njyewe ngiye gucungira ku kana kanjye ka Beni none kumbura umfura muto nawe papa mbone ibi bintu birenze ubwonko bwanjye ko n'ubundi usanzwe unanyitira ikigoryi noneho mbaye ikigoryi burundu reka sare ibi bintu ugomba ushaka ikintu bikoraho ibi bintu ugerageze urebe ikintu wabikoraho pe kuko birakabije abana bombi ko nshimye uriya wamugurishije uriya we ibye ni bwoko ki genda umva bindenze birenze ubwonko bwanjye doko n'ubundi nsanzwe uramvura moto nanjye ngomba kumwimukira nkamwimukira bimwe byanyabyo ibyo ntibindeba icyo uzakora n'ikindeba ariko ndashaka ko ibi bintu byinjiramo ukabirangiza neza sinshaka kubura abana babiri ntabwo bibaho
birakabije pe. Nora urakoze cyane kabisa. kandi ni ibisanzwe ariko biri ni ibisanzwe ni ukuri ni nk'uko nabwiraga aho muri ikindi kintu urumva ari ibintu bisanzwe kuntekerezaho ukavuga tereka ufite wanjye mushyira akantu ni ibintu birenze. Aha ni se byari bimeze sava umupeti shaka umva umwana araho ameze neza nyine mama bamwitayeho tekereza ko mama mwitaho kurusha uko njye namwitaho bana yanjye nyine abana na ba nyirakuru ntabwo babyoroshye byarangiye mwoheje kwa nyirakuru. Wow kwa mama ni habo nyine shaka wabigenje neza nabona ingezo stress ntazazivamo kuko muri Kigali umuntu aba yiruka ashakisha ntabwo waza wirukankana n'umwana ntabwo ari kubivamo kabisa kareka niyo mpamvu wahoraga usererana usa kwaka nzo nukamuvugura ni yindi chapitre ubundi shana undi bilindi rero mufite n'utundi tuntu nenshi hano ngo mureba mufite n'utundi tugahunda ngo rero numva nagenda ngakureka nawe ugakora akazi. Nuko nabonye nawe ufite abakiriya baba batakoroheye aho ngaho. Reka nkomeze kandi urakoze ubwo turaza kuvuga nawe turasubira ntabwo muherekeje wihangana ntabwo wangeze hano uri mu bishaka. ntikizo ntuziri gutekereza cyane ndagukunda sibyo urabizi ndagukunda cyane kuko uri murumuna wanjye nkunda pe ndagusabye ndakwinginze unyumve nka mukuru wawe kuko nyine ngiye nkubwira ibintu nzi neza kurusha uko wowe ubizi ndakwinginze ntuzongere gusubira kwa Lorenzo. shaka kunsaba ikintu kigoye pe Lorenzo ndamukunda pe ku buryo ntabasha no kubisobanura kumureka gutyo gusa ntabwo ari ibintu byanyorohera. Ugiye gusaba ibintu bigoye biragoye cyane ako pe karimo kubwira ipusi ngo reka amata ibyo ni ibicyo wigira ngo bigoye umva nkubwire umunsi wa mungu yamaze kugukandiramo ibintu bishyushye nibwo uzamenya uwo ari we ngo bigoye ibintu bishyushye ceceka aho ngaho se wowe uko nta rukundo ugira wari wakunda njye ndagukunda niyo mpamvu mba nkugira inama ntabwo nakwemera ko wiroha mu muriro ubibona ariko nkakubwira ibintu ugatangira kunegurija ugashaka kumbwira ibyawe wowe wikuriye mu mutwe wawe nkaho hari icyo uzi nta kintu uzi sibyo biragoye ariko basi ako se n'iki kigoye aho ngaho se gute nakifata nkahita njya ku muntu nkunda gutyo gusa ngo ndabyutse namuritse ntabwo ari ibintu byanyorohera umutima wamukunze wanakongera ukamwanga so rero ugende wongere ubyikuremo kuko wanabyishyizemo mbere se ataraza wari ubayeho ute ntabwo mbyibuka nibuka ndi kumwe nawe beni uracyari umwana pe okay basi reka nizere ko ibintu nakubwiye byose wabyumvishe mama kandi ndagerageza gusa ntabwo byoroshye. okay so rero reka njye kuzana ibintu byanjye ubu ngubwo ninza kuza uraza kumbwira icyo wamaze gutekereza sibyo kandi ntugatekereze ko nkwanga ndagukunda sawa. wakwicaye hamwe ukareka kuzunguruka ino nzu urabona ari umuhanda
Icara aho ngaho sinongeye kubona uwanjye. Njye namaze gufata umwanzuro wo kwisubirira mu rugo. Usubira hehe? Mu rugo iwacu. Wibeshye usubireyo none. Icara se nyine aho ngaho barakuzi. Unibeshye ngire nti. Already namaze gufata decision ahubwo nje kukumenyesha ibyavuye mu mwanzuro nafashe. Ngiye gusubira iwacu. Wibeshye igera hoge. Uranzirika se? Umuryango wanzanye ndawuza aho uri. Kandi n'iwacu ndahazi. Nta kosa nasize nkoze iwacu ku buryo batanyakira. Rero ngiye gusubirayo mbiyo mu mahoro nishimye nta muntu nera stress nkawe. Uri kumva neza? Abundi wabona uzubaka. Wowe uzubaka twarakubonye. Hasi na soko rwamunaniye. Rwamunaniye gute se? Hari ubwo yigeze atandukana n'umugore we? Umugore wese wiki. Twajyane muri Krayi. Umva, ceceka. Garukiriza aho ngaho. Mu bintu uzajya uvuga. Ugize untondagire ngewe Monika wifatiye. Ariko nongera ku babyeyi banjye. Penga nteshare. Sawa ababyeyi we. Ben, ndashaka kumenya igihe wowe na Lorenzo mwamenyaniye. Mama, by'umuriya na Lorenzo ni inkuru ndende. Tumara imyaka 3 yose. Kamugira inama. Bikuremo Lorenzo. Monika araca hano. Inama ye ni Lorenzo kumureka. Nawe ubwo mwese nari umuntu ushaka kunywa. Ben, uriya muhungu yishe ubuzima bwa mukuru wawe. None ndumva nawe yarabaye icyorezo mu bwonko bwawe. Mama yega ibintu byose yarabinsobanuriye. Yambwiye yuko kubana na Monika ari impanuka. Ntabwo ari ibintu yigeze apanga, ntabwo yamukundaga n'injye yakunda. Yarakubeshye. Mama ninjye yakunda. Yarakubeshye. Ntabwo kubana na Monika ari impanuka. Ahubwo uriya muhungu ni mubi cyane. Mama, ndakwinginze mwikure mu mutwe. Kuko yari yaransezeranyije ngo nimara kwiga tuzaba. None se Monika bari baziranye kera ku buryo yabimusezeranyije n'injye. Tekereza nawe impamvu byamubayeho. Nyine ni impanuka zabaye. Ntabwo ari impanuka. None se bigeze bakundana? Uriya muhungu ni mubi, uriya muhungu ni icyorezo, uriya muhungu yangije ubuzima bw'umuvandimwe wawe. Ndakwinginze nawe utangirika nkuko yangije undi. Bibaye byiza wamusiba mu bwonko bwawe. Kuko nta bumuntu afite habe na buke. Ni inyamaswa igenda. Nushaka ubyibagirwe. Mwikuremo mureke. Nta cyuriya yakugezaho. Kandi nimba unyumvira nka mama wawe, wumva ibyo nkubwiye. Ubundi wicara umara iki? Ngwino mu nzu. Niba muransaba ibintu bigoye. Ariko ntabwo tukwanga. Nose mwanyumvise. Ahubwo wowe twumve. Gute nayo ko umuntu dukundana nkunda nanjye mukunda. Uriya si uwo musheri. Wandeba nabi, wandeba neza, I don't care. Yaramaze gufata umwanzuro ko ngiye gusubira iwacu. Umva, mve hano ndi muzima cyangwa ndi ikimuga ariko ngombwa kugira. Aho ukuntu uba warasi wanyu wagira ngo ni nko muri shato itabaho ugiyemo. Uziko zameze nko muri aka gafitiri kawe. No. Iwacu ni heza. Karimo. Ngiye kukavamo rero kugira ngo yeke ko katarenze. Niyo mpamvu ngiye kukavamo. Ariko rero ushaka ntukazonsuzugura. Ntuno gete ko mandari uri kumva neza. Ega ni soni wawigize. Ubundi wowe buretse no gushakwa n'umuriro ubundi hari umuntu wagushaka. Nta kibazo ko ari waranshatse. Kandi ubu nta nagushegera. Abanyama gushaka amafaranga atari njye ushegeye. Ngo ningiye ko wakwigiza. Ntuga rero utacaho bigeze. Hakuwigize. Hakuwigize ko turushe. Ova kukira none nakubwiye ngo ntuzigere umenye. Sinjya bitwa singoma y'abapros. Uri kunyumva neza. Uzigaye rwana. Nikindi gihe narakubwiye ngo ntuzigere utekereza muri mind yawe gushaka kunkubita. Kandi ubona ko ushwigiriza none mpaka. Kugira ngo nkora ibyo bitoki. Uri kunyumva neza. Njye mfite ibitoki. Ibyo bitoki. Utazongera kutika no
gutekereza n'ubwonko bwawe niba ujya wibitekereza nunabirota deja ujye ukanguka ubundi ntabwo ngiye Monika ndi ingoma y'abaporoso buri wese aza atibagura ko no niyo mpamvu ngomba kuva ubwo bugambo bwose si buvugira kwa nyuma nakubwira ngo nongeye kurunga urwo rutoki kose kandi unzi urugo wanjye ukunyumva neza ntanagutimbura rore aho bigeze ntanagutimbura ako wanyweye asibi wanyweye icyo cyangwa se ko yishimishije kwifata ngiye ngasanga uryamanye na murumuna wanjye mutoya kubyumva neza uzagenda ko kave mu bushinzi aho ngaho undi kiro kigize iki ndavuga ukavuga hejuru reba arimo aranshikisha mu rwanda urwawe cyariko ubundi iki ni igiki uburati aka kazu kangana uninjira sesera mu urwawe rubi thank you